abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'187 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu babifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, nyuma yo komorana ibikomere bikomoka ku ngaruka z'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bakomeje kunga ubumwe bishakamo ibisubizo by'ibibazo bibugarije. Ese muri imyaka 30 niki bishimira ko bamaze kugeraho? Hagati aho, Ndori yatinye kwitabira gahunda za club dufatanye urumuri abarizwamo nyuma yo gukwirakwiza ubutumwa bw'ibihuha n'ububiba amacakubiri ku mbuga nkoranyambaga. Ese mama azashyira abasaba imbabazi? Mu kwamara amatsiko, reka mbarike mukurikire igice cy'188 cy'ikinamico Shira Impumu. Ariko mbere yuko njya mu kazi, reka iyi shati y'umutuku n'ipantaro ya koto mbwira umukobwa wanjye Gatesi aze kubimfurira, mbona icyo nzambara mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora. Ariko rero nk'umunyarwanda birakwiye ko nanjye nisuzuma pe, nkareba aho mvuye n'aho ngeze muri iyi myaka 30 ishize, nkareba iterambere nagezeho, aho nagize imbaraga nke nkongeramo ikibatsi. Ahubwo nimugoroba ndaza gutaha kare, mbwire Gatesi azane yakaye y'imihigo tureba aho igeze. Uzi ko uyu mwaka nibagiye ko mu mihigo mfite harimo no gushaka umugore. Uyu mwaka rwose ntugomba gusiga ntabanye na Roza. Ngize amahirwe mbonye Mukamusoni nari naramubuze. Waramutse Mukamuso? Waramutse Zawa? Hagarara nze ngusuhuzeye. Waramutse Zawa? Ese ko twaburanye? Waramutse neza? Nge ndaboneka ahubwo ni wowe wabuze. Ntago nkirirwa mu rugo, mba nagiye gushaka amasaka yo kwengamo ikigage cyo gucuruza. Ese wasubiye muri bwa bucuruzi bwawe? Ngize n'amahirwe ubusigaye ufite amafaranga. Wishinyagura Zawa, amafaranga nyakuyehe ko yabuze? Ahubwo winkerereza, dore nanjye ndashaka kujya mu kazi hakiri kare. Ndebera ya mafaranga y'umusanzu wo kubaka ishuri ry'incuke nigendere. Nge mbona ari amafaranga ntazayatanga. Utiki Mukamuso? None se ko nta mwana tukigira wiga mu mashuri y'incuke? Ubaka kanya wirengagije ikibazo twari dufite cyo kutagira ishuri ry'incuke ryunganira ririya twari dusanganwe. Wiyibagije ko muri ririya shuri abana bacu bigaga bacucitse? Ibyo se hari utabizi Zawa? None se kuki wumva utashira hamwe natwe ngo dukemure ikibazo kitwugarije? Ubu se njyewe Zawa ko natanze uriya musanzu nari nabyarasinkira umukobwa. Ikindi kandi niba abana bawe batazahiga, n'abuzukuru bawe bazahiga. Ariko Zawa, simperuka leta ariyo yubaka amashuri. Mukamuso, nukuri urantunguye pe. Ibintu twavugiye mu nteko y'abaturage imyaka n'imyaka koko, kandi abantu nkamwe nimwe mutudindiza. Nubwo abaturage twabyemeye, nge nta mafaranga mfite pe. Umuntu w'umucuruzi koko wabura umusanzu wo kubaka ishuri? None si byo mvuga ndabeshya Zawa? Ikibazo ntabwo ari amafaranga, ahubwo ndabona ari imyumvire. Nk'uko wabivuze, leta niyo yubaka ibikorwa remezo bigamije inyungu rusange z'abaturage, nk'amashuri, amavuriro, ibitaro ndetse n'ibindi. Ariko natwe abaturage ntitwabura gushiraho akacu. None se si byo nyine nakubwiraga? Tega amatwi wumve. Mu rwego rwo kwihutisha iterambere no kugira uruhare mu bidukorerwa, abaturage bashobora kwishira hamwe bakikemurira ibibazo runaka bafite ku giti cyabo cyangwa bafatanyije na leta. Noneho ntangiye kubyumva Zawa. Menya bari barabimbwiye, bari baransobanuriye nabi. Ubu umusanzu wanjye simba narawutanze koko? Kare kose se, urabona amagambo yose utumye mvuga? Sheri, ahantu bahakunze se? Nukuri nahakunze cyane.
ahubwo nitumara kubana niho tuzajya dusohokera bazi kotsa ifi neza. ibyo agafaranga nikazajya kaboneka niho tuzajya dusohokera. none se sheri ya gahunda twavuganye tuyipanga gute? Nyibutsa ntabwo nibuka, erega tuba twavuganye byinshi. ndavuga ya gahunda yo kujya gusura nyogosenge. uragira ngo bazajye kumfatira irembo tutaramusura? Sheri uzi ukuntu birirwa bakunyishyuza, none se ahubwo wifuza ko tuzajyayo ryari? ndumva twajyayo nka nyuma y'ibyumweru 2, ibyo ari byo byose tuzaba twamaze kwitegura. Ibyumweru 2 byose byo kwitegura sheri, cyangwa urashaka gusiga usabye n'umugeni? Erega nyogosenge niwe mabukwe, urumva rero ko binsaba kuzahacana umucyo no gutegura ibyo tuzitwaza. ahubwo mbwira, wumva twazamushyira iki? Ngaho nyunganira umbwira icyo tuzitwaza. njye numva twazamushyira impano, ubundi tugashaka n'ibinyobwa tuzitwaza. Ukopeza akantu masenge akunda asaba ariko tuzamugurira. kabura icyago, ngaho se ndwanaho. Erega n'ubundi umugabo n'umugore nicyo bamarirana. Ndanze banze unyinginge sheri. mpora mbisubiramo ururabo n'iroza nahisemo neza. Mana we sheri, uzi ko uzamuye amarangamutima yanjye. Ndori wa makuru y'iminsira. Ewana, ni meza gahoro mani. None se ko maze iminsi warabuze mu bikorwa bya Club dufatanye urumuri. Ese ntabwo wamenye ibyambayeho? Uravuga za nkuru wohereje ku rubuga rwacu se? Yego mani. Usiko njye nagize ngo telefone yawe bari bayibye. None se zira nkuru ni wowe wazohereje? Wahora n'iki wa muhungu we? Ndibutse kandi koko n'inama y'ubushize ntabwo wayijemo. Kandi wari umwanya mwiza wo kuba wasaba imbabazi. Muhi, uri inshuti yanjye ntabwo nakubesha kabisa. Uziko naje ngasanga nakerewe nkagira isoni ngasubirayo. Umva rero ngugira inama, dore ndabona tugezeho ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora bigiye kubera. Nituva hano ushaka urupapuro n'ikaramu wandikire komite ishinzwe discipline ya Club dufatanye urumuri. Wandika usaba imbabazi abanyamuryango bose, ubwo nabo bazabitugezaho. Ahubwo iyo namwe ngiriye niyo Muhi, kuki ntabitekereje hakiri kare. Urange nari nzi ko wabikoze. Nawe ubundi gukwirakwiza inkuru z'ibihuha nka ziriya zibiba urwango bihanwa n'amategeko. Banyarwandakazi, muze twishimire imyaka 30 tumaze twibohoye. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana bibere mu Rwanda. ubumwe bwacu n'ubudaheranwa nidukomeza kubisigasira. abanyamahanga bazatugana bibere mu Rwanda. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana bibere mu Rwanda. mitiweri nukitanga tukayitanga neza kandi ku gihe. abanyamahanga bazatugana bigire ku Rwanda. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana. Rwanda mu bukungu gahunda ya Girinka yadufashije kwikura mu bukene. abanyamahanga nibatugane bigire ku Rwanda. kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana bigire ku Rwanda. uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye bwateje imbere iki gihugu cyacu mu myaka 30 tumaze twibohoye. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana bibere mu Rwanda. dukomeza kubaka iki gihugu, abanyamahanga bazatugana bibere mu Rwanda. reka nongere mbasabe duhuze ibiganza dushimire urubyiruko rwa Club dufatanye urumuri ndetse n'abakuze biyemeje kudususurutsa muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 30. iri torero abunze ubumwe rya Club dufatanye urumuri rigizwe n'abanyarwanda bafite amateka atandukanye afitanye isano n'amateka igihugu cyanyuzemo. tubifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abayigizemo uruhare bakemera icyaha bakarangiza igihano cyabo bagafungurwa, abagenda batahuka bava mu mashyamba mu mitwe yitwaje intwaro ndetse n'izindi ngeri zitandukanye z'abanyarwanda,
twibumbiye hamwe mu biganiro by'isanamitima tuganira ku mateka yaranze igihugu cyacu cyane cyane ya jenoside yakorewe abatutsi twomorana ibikomere. Ibi nabyo akaba ari bimwe twishimira twagezeho muri iyi myaka 30 ishize. Ngira ngo munyemerere aka kanya twakire gitifu wacu atugezaho ijambo yaduteguriye. Reka mbashimire mwe mwese mwitabiriye ibi birori aho abanyarwanda twizihiza uyu munsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 30. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zigamije kuzamura iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Uyu munsi rero tukaba twishimira ibyo twagezeho mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Ibyo tukaba tubikesha imiyoborere myiza, ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Uyu munsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 30 ni umwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye n'aho tugeze twiyubaka. Kuri uyu munsi mukuru wo kwibohora turishimira ibikorwa byiza bitandukanye twagezeho. Yego gitifu we, ntiwibagirwa n'uyu muhanda tumaze kwagura. Ariko se Zawa, buriya waretse kuvugira nk'umuyobozi. Atavuze ngo bamenye ko yaje. Zawa darakoze cyane kunyibutsa. Mu byo twishimira harimo n'ura muhanda uva ku gishanga abaturage bagizemo uruhare mu kuwagura. Ubu mukaba mubona uko mugeze umusaruro wanyu ku isoko bitabagoye. Mu bikorwa bindi twishimira umwaka twagezeho harimo inzu 5 twubakiye abasenyewe n'ibiza dufatanije n'abanyamuryango ba Club dufatanye urumuri ndetse na kiriya kibuga cy'umupira tugiye gutaha ku mugaragaro. Uyu munsi kandi Club dufatanye urumuri ifatanije n'abakozi bakora muri uyu murenge bararemera imiryango itishoboye bayiha amatungo magufi. Mu bindi bikorwa tutakwibagirwa uyu mwaka twagezeho ni ririya shuri ry'incuke tugiye gutaha ku mugaragaro. Mbere yo gusoza nkaba nagira ngo nongere mbibutse kuzitabira igikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganijwe tariki ya 15 muri uku kwezi turimo. Ese Zawa, kubushize utatoreye Bwera Amahoro ni Nyamitavu, ubu waba waramaze kwimura kuri liste y'itora? Njyewe Zawadi, ibyo nabirangije kera pe. Nakanze ku kanyenyeri 169 urwego, nkwerekeza amabwiriza, ubundi birakemuka. Aho inyuma harimo abazawadi muceceke badi. Nanone ndagira ngo mbibutse ko buri muturage wese uzatora agomba kuba afite irangamuntu kandi ari kuri liste y'itora. Ikindi nuko agomba kumenya aho azatorera. Murakoze cyane rero, mbifurije kugira ibirori byiza by'umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 30. Umuyobozi wacu arakoze cyane. Umwanya ukurikiyeho tugiye gukurikirana umupira w'amaguru ugiye guhuza abagize Club dufatanye urumuri n'abikorera b'Ibwera Amahoro n'Inyamitavu. Ikindi nagira ngo mbibutse nuko nyuma y'uyu mukino hateganyijwe igikorwa cy'ubusabane. Uwamaho ugu mupira guraba gushushe pe noneho haracu wambaye. Ese mama waje wambaye n'ikabutura? Buriya ahubwo mu kanya ndisiga n'amarangi. Aha, cyoko rurashoboye ma. Zawa, uriya mbona si Veronica wikoreye udukwi? Yabaye nka data. Uzi ko ari we ndabona avuye gutasha incari. None se Zawa, yaba Veronica n'umugabo we Musafiri ko nta numwe nigeze mbona muri ibi birori byo kwibohora. Uheruka inzira muce. Ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 30 Ibwera Amahoro n'Inyamitavu birarimbanyije. Veronica n'umugabo we Musafiri ntibayibonetsemo. Ese mama byabagendekeye gute? Hagati aho ninduza kwegukana intsinzi mu mukino uhuza Club dufatanye urumuri n'abikorera b'Ibwera Amahoro n'Inyamitavu. Mu rwego rwo gushira amatsiko ntuzacikwe n'igice cy'189 cy'ikinamico Shirimumu. Hari cyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.